kubera iki uzaba umuhanzi uririmbira Imana? Kubera Imana uyikunda. None se Imana uyikundira iki? Kubera Imana y'ubuzima. Imana yaguhaye ubuzima gute rero? Yampaye inkweto z'umutuku, imyenda, wambaye imyenda myiza ukagenda gutembera. Umuzihe Kevin kuri kubeshya. Aba mu ijuru. Yankorera inkoko. Iyo kurya cyangwa korora? Yo korora. Mbona bibe muri mu mutima umwihariko wa Kevin ni ubukubaganye bukabije. Byakira neza cyane. Kandi namwe turabishimye. Muzazi vuga cyane. Shimwa Mana gitare gikomeye rubasha kuko ushobora bidashobokera abantu igitangaza kuko natwe abagufite udutangaza kandi ukaba ugamburuza imigambi. Ibyo byose nibyo bitumye tugeze kuri iyi tariki ya 29 tugimeka umwuka w'abazima. Hari byinshi tuba twanyuzemo, ingendo, ibyuma, ibyo tuba twaciyemo cyangwa se twanyuzemo tutazi, ariko ukakomeza kubiturindiramo kugira ngo umugambi wawe ukomeze gusohora. None rero Mana, nkuko wemeye ko tugera aha muri Muganza, turakwiyeretse, turakwiragije, tweretse gahunda zose tugiye kuhagirira, ikiganiro tugiye kugirana n'umwana ukiri mutoya, ni umumarayika Kevin. Uze kukiyobora, uze kuba ari wowe udukoreramo, twe tugusabye kuba indangururamajwi zawe, hanyuma ukabwira ubwoko bwawe, ukabwira umuryango mugari wa Gosaf TV. Tuguhaye rero ikaze kugira ngo abe ari wowe ugaragara, abe ari wowe uvuga, abe ari wowe utegeka, abe ari wowe ugena buri kimwe cyose gikorerwa ahangaha. Ha umugisha buri wese uri kureba iki kiganiro kimwe n'abarebye n'ibindi biganiro byacu byose, yaba bakoze subscribe n'abatarayikora, bose ubahe umugisha kandi ibyo tubategurira bibe ibirimo ubushake bwawe kugira ngo bihindure cyangwa bihembure imitima y'abakunzi bacu. Bisenze mu mazina atatu, Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ikaze nanone bakunzi ba Gosaf TV, Good Samaritan Fellowship ni YouTube channel, duhuriraho tuganira, twungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana binyuze mu makuru, ibiganiro, imikino n'ibihangano, aho tuba turi mu nzira y'iyobokamana nk'uko twabyiyemeje. Turi ku 29 Ukuboza 2020, ni iminsi mikuru yaba Noheli twizihije kuri 25 z'ukwezi k'Ukuboza, kimwe na bonani tugomba kwizihiza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2021. Byumvikana ko mu muco nyarwanda tubyita iminsi mikuru. Nka Gosaf TV twiyemeje kwifatanya na bamwe mu bakunzi bacu kwizihiza iyi minsi, by'umwihariko binyuze mu gusangira impano dufite. Uyu munsi twerekeje mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Muganza, aho bita kuri Simerwa, ni mu kibaya cya Bugarama. Tuhasanga umwana muto w'imyaka 5 bamwita Niyibizi Kevin. Ni umwana w'umumetisi wavutse hagati y'umushinwa n'umunyarwanda, muri kumubona mu mashusho. Afite inkuru idasanzwe, aho we mu nzozi ze yumva agomba kuzaba umuririmbyi uririmbira Imana, ngo kubera ko Imana yamuhaye ubuzima. Gusa akanavuga ati, ngiye kuri bonane wampa impano y'inkoko. Ati yaba ankoreye umunsi kuko nkunda inkoko, nkayikundira kuba ari inkoko. Ni urugendo rurerure, amasaha hafi 2 uvuye mu mujyi wa Kamembe ukajya mu kibaya cya Bugarama. Ntabwo ariho imodoka yakwiye gukoresha amasaha 2, ahubwo kubera kugenda zitora abagenzi zikuramo abandi. Twahagurutse aha mu mujyi wa Kamembe ku isaha y'isambiri za mu gitondo, dushyika mu Bugarama ku isaha y'isa 4. Murumva ko rwa rugendo rutari rugufi.
ni urugendo umuntu aba amanuka avuye mu mujyi wa Kamembe cyangwa se umujyi w'akarere ka Rusizi, aho baje mu kibaya cya Bugarama. Aha mu Bugarama ku batahazi niho hantu hafite ubutumburuke cyangwa se altitude ntoya iri hasi ufatiye ku nyanja, kuko abize iby'ubumenyi bw'isi cyangwa se geography bazi neza ko ubutumburuke bwaho par estimation barirwa kuri metero 1000 uva ufatiye ku nyanja, akaba ari ahantu hagufiya. Rero ku butaka bw'u Rwanda murabona ko ku mashusho ni ikibaya kimeze neza cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbabwire gato ku buzima bwa Kevin. Ni umwana nyine wabyawe hagati y'umushinwa wakoraga mu Bugarama mu ruganda rwa Simerwa, amubyarana n'umunyarwandakazi, ariko nk'uko muzi abashinwa benshi bahita bigendera, ntabwo bakunda rwose kugira umuco wo kwita ku bana baba babyaye hanze y'Ubushinwa, kubera ko ahanini biterwa n'uko mu Bushinwa hari abaturage benshi, hari abantu benshi rwose, ntabwo umwana ari ikintu gihambaye cyane. Ariko kubera umugambi w'Imana aba bana babaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'uko tuza kubona ubuzima bwa Kevin. Tugiye kuganira rero mu buzima busanzwe bimwe by'abana, tubwire yiga hehe, ese afite izihe ntumbero, namara kwiga azaba iki, cyangwa se indoto ze ni izihe. Ibyo nakubitubwira, natubwira uko Noheli ayifata, ese Imana arayizi, Yesu Kristo we aramuzi, niba baziho iki, hanyuma n'icyo akunda ku ishuri, yiga mu wa kangahe. Nyuma y'ibyo turaganira n'umubyeyi we nawe atubwire, kuko murabizi ko hari ukuntu abana nk'aba bajya bahura n'ibibazo by'irondaruhu mu bakurikira, murabizi abazungu, abametisi b'abazungu, agatambuka mwita we umuzungu, we mushinwa, we muhindi cyangwa se muhinde, nk'uko natwe iyo tugeze i Burayi bati umunyafurika, umwirabura, ingagi, ibiki byose. Ese iki kibazo byahura nacyo aha mu Bugarama, niba aho nacyo se bakitwaramo bate? Ndagusabye niba utakora subscribe uyikore, kuko tugiye kujya tuganira ku nkuru nyinshi, cyangwa se tugiye kujya tuyanegano byinshi bifite aho bihure n'iyobokamana, cyane ko guhera ku munsi w'ejo kuri 30 aha kuri Gosaf TV muratangira kuhakurikirana filimi y'uruhererekane cyangwa se series ivuga ku iyobokamana. Byinshi zaba biyirimo, reka mbigire ibanga kugira ngo muzayikurikiranire. Naho njyewe muri kubona munumva ndi Lucky Vani Rukundo, ntaba ari nge, ntabe ijwi ryanjye cyangwa ibitekerezo byanjye, ahubwo habe aho Imana, habe aho umwami dukorera, njye mbabere indangururamajwi, mwumve ibyo umwuka wera yabateguriye. Turi kumwe na Niyibizi Kevin. Kevin ufite imyaka ingahe? 5. Imyaka 5. Uri mukuru, uriga? Wiga mu kangahe? Yiga mu mwaka wa 2 wa garidiyene, aho bakunda kwita ngo ni mu binyoni, ubwo ni mu kinyoni cya 2. Kevin, ni iki umaze kwiga, umaze kumenya mu ishuri? Uzi kwandika? Uzi kwandika iki? Umuntu? Hanyuma iyo ugiye ku ishuri ni iki ukunda ko ku ishuri gituma ujyaho cyane, icyo uhakundira ku ishuri? Abana. Ukunda abana? N'abana baragukunda? N'abana baragukunda? Iyo babonye inshuti zawe zimwe wakundaga ubigenza ute? Urishima? Hanyuma urabahobera, urabapepera, ubasuhuza ute? Urabahobera. Hanyuma ku ishuri mwarimu wanyu ababwira ko kugira ngo mubane neza mugomba kwitwara gute, ntimurwane, ntimutukane, ibiki mwe mujye bigisha? Ntimutukane. Hanyuma rero Kevin, hashize iminsi mike cyane Noheli ibaye. Warabimenye? Yabaye ryari? Yabaye ku wa 5. Urabizi cyane, kubera ubizi Gosaf TV turaza kuguha impano twifatanye nawe kwizihiza iyi Noheli.
Kevin Noheli yabaye kuwa gatanu, uti niho yabaye. Gosaf TV tuza kwifuriza Noheli nziza ndetse n'umuryango wawe. Kuri Noheli wowe baguhaye ihe mpano mama? bamuhaye inkweto z'umutuku, Aha. imyenda, byose. Mama akuzaniye izo mpano za Noheli, inkweto z'umutuku, imyenda, wowe wamuhaye iki? yewe ntacyo. Waramushimiye? Wamushimiye gute? Urakoze. Hanyuma ko kuri Noheli mama yaguhaye imyenda akaguha n'inkweto, wowe nukura uzamuha iki kuri Noheli izaba warakuze? nanze mu imyenda Isute? ise Umutuku. Umutuku urakunda? Hanyuma se Noheli bakubwiye ko haba habaye iki? Noheli wambaye imyenda myiza ukagenda Gutembera. Hanyuma bakanavuga ko kuri Noheli baba bari kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Ujye ubyumva? Yesu uramuzi? Amuzi he Kevin kuri kubeshya? abo mu ijuru. Ninde bikubwiye? nawe Ujya umubona se? Wamubonye ryari? n'icyari kera. Ni umugabo, ni umwana mungana, angana gute? angana gute? Yesu ni muremure. Ni muremure. Hanyuma akora iki Yesu? Yesu ashimira abana. Aha, Yesu ashimira abana n'abakunda. Nawe uramukunda? Uretse Noheli hari n'ubunane. Ubunane urabuzi? Kubunane buzaba ryari? gatanu. Kevin iminsi mikuru yizi cyane, ninde ayikubwiye? Kubunani rero tugiye kuganira, utubwire uzaba uri he, uzatemberera hehe, abana b'iki zawe uzabaha iki? abana zaba umunsi mukuru. Aha, umunsi mukuru natwe uraduha? Uraduha kuki ku munsi mukuru wabonane tuzaze? zaba inyama n'umuceri n'ifiriti n'amakaroni. Ndumva bizaba biryoshye cyane. N'inkoko, ujya urya inkoko? Uyikuye? twayiriye hariya mu rugo. Mwariye kuri Noheli? Hanyuma Kevin ujya gusenga? Iyo mugeze mu rusengero babigisha iki? babigisha iki? Musome muri Bibiliya. Basomye ngo iki mu rusengero? gasomeye Yesu. Mwasomeye Yesu. Mu rusengero babwiye ko haba hari Imana. Imana na Yesu. Imana yo iba hehe? Imana yo iba mu ijuru. Ikora iki? kuri iki? nayo yari kwishimira abana. Nishimira abana? Ariko bamenye ukunda abana mungana, abantu bakuru se ntabwo abana bashimira. Ubunani rero buzaba kuwa gatanu, none turi kuwa gatatu sibyo? Turi kuwa kabiri. Hasigaye iminsi 3. Ubunani nibuba nawe uzashimira Imana ko ubunani bwabaye. Ujya urijya mu rusengero se ukaririmba cyangwa wicaye gusa uri kubyina? Hari indirimbo y'Imana uzwi mu rusengero? ariko narayibagiwe. Urayizi ko arayibagiwe. Hanyuma uzi gusenga se? Tugiye noneho gusenga. Udusengere. Ngaho dusengere. Dusengere Kevin. Ntabwo ubyibuka? Wabikwigisha wabishobora? Turaza kubwira mama akwigishe gusenga, ubundi uzajya usenga unasengere n'inshuti zawe.
hanyuma kubunane mama kunohera kugura imyenda n'inkweto. Kubunane umuntu yakugurira iki kugira ngo abaguha umunsi mukuru? Yangurira inkoko. Iyo kurya cyangwa korora? Yo korora. Ukunda inkoko? Uzikundira iki? Ukundira iki? Kubera zaba ari inkoko nyine. Amagi urayazi se? Ava he? Ava mu nkoko. None se ari kuguha igi no kuguha inkoko watora iki? Inkoko zo ziva he se? Kevin, inkoko barazigura hanyuma zigatera amagi. N'amagi rero sibyo? Ari amagi nayo avamo inkoko, izindi nkoko zirayamena, hanyuma muri amagi zimeni hakavamo inkoko. Utwana bakwita gute? Bakwita inkoko. Hanyuma bakunzi tugakura. Isake urayizi? Imeze iti? Abari inkoko ariko. None Kevin wiga Isake iravuga, babyita kubika. Urabizi ukuntu bika? Turimo turaganira na Gosaf TV, ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro, imikino, ubutumwa n'indirimbo biganisha kuyoboka Imana. Kevin umwana ukunda gusenga, uvuga ati nanjye nzi ko Imana ndetse na Yesu Kristo bashimira abana, ngira ngo abana n'abamarayika nako bimeze. Hari naho abigishwa ba Yesu bashatse kubuza abana kwegera Yesu, ababwira ati mureke abana bato bansange ko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Kevin wari kutubwira ko nurangiza kwiga wumva uzakora iki? Zaba umuhanzi. Uzajya uririmbira Imana? Uzajya uririmbira Imana ubwira abantu bagenze gute, bayikunde, bayikorere, bakora iki? Bayikunde. Kubera iki uzaba umuhanzi uririmbira Imana? Kubera Imana uyikunda. Kubera Imana uyikunda? None se Imana uyikundira iki? Kubera yampaye ubuzima. Imana yaguhaye ubuzima gute rero? Yampaye kubera banguriye ihene. Bakuguriye ihene? N'ikibata. Urabifite? Kuri umukire uraduha hose ku minsi mikuru. Hanyuma Kevin uzaririmbira Imana kubera guhaye ubuzima, sibyo? Abandi bana mungana iyo babwiye kuzaririmbira Imana kugira gute? Baragufasha? Uzabikora ufite imyaka ingahe? Ubu ngubu ufite 5, ujya wumva uzaririmbira Imana ufite imyaka ingahe? 6. Ejo bundi mama waramubwiye ko uzajya uririmbira Imana? Yakubwiye ngo iki? Yaranshimiye. Yaragushimiye? Hanyuma nawe nuzaririmba indirimbo uririmbira Imana, nawe muzamuririmbira indirimbo. Umushimira ko yagukoreye iki? Kubera naririmbiye Imana. Ko waririmbiye Imana. Hanyuma Kevin hari abana b'inshuti zawe sibyo? Ugiye kubifuriza 3. Uzi kubara? Ugiye gufata abana b'inshuti zawe ubifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ni bande? Harimo Salimu, Kristela, Jason, Salimu, Kristela ubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nabo bakunda Imana? Nabo bagafanya nawe kuririmbira Imana? Aho rero shimira na mama ko yakwemeye kuzaririmbira Imana akaba n'impano. Nawe uramushimiye? Arakoze cyane.
hanyuma rero nyuma yo kumva ko Niyibizi Kevin yizihiza Noheli ndetse akizihiza na bonane, yatubwiye ko kuri Noheli mama we yamuhaye impano zirimo inkweto z'umutuku harimo n'imyenda, ndetse navuga ko nakura kuri Noheli azaba yarakuze azamushimira akamuha imyenda y'umutuku. Ariko nka Gosaf TV mu rwego rwo kuganira n'abana, cyane ko turi mu bihe n'ubundi twizihiza Noheli, ivuka ry'umwana Yesu Kristo, na Kevin bamaze kutwemerera ko azi neza ko Yesu yishimira abana cyane. Natwe twageneye Kevin impano yo muri iyi minsi mikuru, ariko tunabibutsa ko Kevin afite imihamagaro ibiri. Kevin afite gahunda korora inkoko, mwabyumvise ko rwose wamugurira inkoko yabamuremeye mugani wabo, ariko ati nanjye nkunda inkoko kubera ko inkoko aba ari inkoko, niko yatubwiye. Hanyuma akaba afite gahunda yo kuzaririmbira Imana kubera yamuhaye ubuzima, kubera ko ngo ikunda abana kandi nawe akaba ari umwana. Kevin, iyi ni envelope irimo ubutumwa, tubwiye ko uzi kwandika, iriho urupapuro sibyo? Nurangiza uze kwandikaho twa tuntu twawifuza ko Imana izagukorera sibyo? Hanyuma uze no gufungura, harimo akantu nako ni impano Gosaf TV yaguteguriye. Tuguhaye ikaze kuri Gosaf TV. Hanyuma Kevin ku myaka 5 ati Imana yampaye ubuzima, ngomba kuzayiririmbira, niyo gahunda afite. Atubwiye ko abikubwiye ukabimushimira. Kevin akubwira ko ashaka kuzaririmbira Imana, byakiriye te? Ndishimiye cyane. Hanyuma utekereza yarabikuye hehe? Ko n'umwana mutoya, ntabwo umuntu ahita ko umwana w'imyaka 5 agira igitekerezo nk'icyo ngicyo. Wowe utekereza ko yagikuye he nk'umubyeyi we? Ndajya gusenga cyane. Ngo waramushimiye, witeguye kuzamufasha cyangwa no kumushimisha by'abana gusa? Namufasha mu buzima bwanjye. Kevin abari kumubona cyangwa se abamubona, umwana no metisi, hari igihe tujye tubona hirya no hino ya mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi, abana bashobora kuba bahura n'ikibazo cy'ihohoterwa cyangwa se ryo kuba aho badahuje uruhu, hari ukuntu bababwira bikabakomeretsa bikabifata nabi. Kevin ntabwo ajya ahura n'icyo kibazo cyangwa bikubwire? Urabona Kevin we ntabwo yari bwagira igihe cyo kubitekerezaho cyane. Wenda yibwira nk'uko abana bitana amazina, ariko hari n'aho nabona nyine n'abakuru babimwitirira cyane, ariko nabona ko muri iyi myaka afite ntabwo yari bwagire igihe cyo kuba yabitekerezaho cyane. Wowe nk'umubyeyi wese ntabwo wenda babimwita bikubabaza cyangwa yakubangamira? Ntibimbabaza, ntibinambagamira, ngo ndatekereza cyane ejo yiwe hazaza. Nanjye n'igihe cyo kurajya wanyibinyibariza ku giti cye, nibwo nzumva ko bimumerekeje. Ariko uku nguku babivuga ntacyo aratangira kumenya, nza kutanamusoma cyane. Hanyuma we aravuga ati ninjye imyaka 6 nzatangira kuririmbira Imana, ariko bisa nk'ibidashoboka akiri mutoya. Wowe uteganya ko wazabitangira wazamufashamo ryari? Guhera ku myaka 14 kuzamura. Bari umwana wafata urupapuro akandika, yihangiye ijambo rikuye ku mutwe wiwe akashobora no kuryandika. Urabona ibi yakora, si yashobora kubyavuga, si yashobora kubyandika. Ku myaka 14 kuzamura, icyo yavuga yanacyandika akagisinyira.
arabikora mu rugo, hari umwana akina aririmba cyangwa se akina yubaka cyangwa akora utundi tuntu. Keve kuririmba arabikora cyangwa bimurimo mu mutima gusa ajya abikora? Mbona bimuri mu mutima, ibyo ibimurimo we ni ibintu bijyanye na mekanike muri we. Ibintu byo kuririmba abikunda nyine, wenda ari ngo afite iyo telefone bikamujyamo gutyo. Hanyuma kuba Gosaf yifurije Keve umwaka mushya muhire nk'uko nawe wamwifurije Noheli n'ibindi nk'ibyo ngibyo, byakiriye ute? Byakiriye neza cyane. Kandi nawe turabishimiye. muzazivuge cyane. Kevin ni uwuhe mwihariko agira ku buryo wenda nk'iyo yagiye i Kigali gutembera nk'uko bitubwiraga cyangwa ahandi uhita umukumbura? Umwihariko wa Keve ni ubukubaganye bukabije. Arakubagana kurya adahari wumva ubikumbuye cyane? Ubukubaganye bwinshi cyane no gusabana n'abantu batandukanye, kugeza ubwo iyo adahari batamubona nanjye nta mutekano w'abampaye. Tugana ku musozo, Gosaf TV cyangwa se abakunzi baba bari kureba cyangwa se bazakureba, wowe wabona iki wabutangariza cyangwa se n'ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa nabaha nuko bakomeza bakajya badusura, bakajya hafi bakamuganiriza, bakamwifuriza ejo hazaza heza ko nanjye mbimwifuriza, maze agatera ikirenge mu cyabo. Urakoze cyane. bakunzi ba Gosaf TV, bifurije umwaka mushya muhire. Urakoze.